uyu munsi tugiye kuganira ikintu gikomeye. Ese uyu munsi ugiye baza impamvu usenga ariko ntusubizwe? Rero ugiye kuva hano bimenye, kandi umwe umwanya wawe ntubyirengagize, kuko benshi bazize kutita ku bintu kandi buri munsi bahura mu maso. Twitwa ngo turasenga, ariko impamvu nyinshi usanga tudasubizwa, impamvu nyinshi usanga ibyo dusenga tutagerwaho, kandi buri munsi duhora mu masengesho, tubana hagiye hatandukanye dusenga, ariko imisengere yacu nayo iri mu bintu bimaze kuduteza ikibazo. Icyambere urasenga aricyo uzanywe no kugira ngo usubizwe, uhabwe ibyakuzanye. Icya kabiri ugasenga usaba Imana ibintu itazigera iboneramo icyubahiro, ari ibintu ushakamo kugira ngo bagushime bakumenye. Niyo mpamvu imisengere yawe n'imyizerere yawe yo gusenga, impamvu itagera ku ntego nuko ibyo usengera ari ibikungura Imana itabifitemo inyungu. Ikindi cya kabiri ukaba usenga Imana ibona ko nyine icyo uhanze amaso ari uko ibyo ushaka ubibona ubundi ukagenda. Benshi batinze ku misozi bitewe n'imitima yabo, nta Imana idakora, ariko abantu rimwe na rimwe natwe ntabwo tworoshye, rero ntabwo bizoroha. Hindura imisengere yawe niba ushaka kubona inyungu zo gusenga.